Welcome now, people. Oliver here. It's Oliver again, and this is Oliver TV show. As we proceed to give what you need, we are back. We are back. So uyu munsi rero tubazaniye content tugiye kubigisha ukuntu batera tatu. Abantu benshi bakunda kwibaza ngo tatu bayitera gute, ngo inshinge, ngo bapfumagura abantu. Sasa uyu munsi turi kumwe n'aba artist, turi kumwe n'umusani nguyu azaba atuma ibintu bya danje, tukaba turi kumwe n'umu art noneho ushushanya ukora ibintu by'amatatu. So noneho we are going to see ukuntu batera tatu, process yose nyine bana mubane natwe, mbahaye ikaze. Alright. We continue noneho tugiye kwakira umu art utera tatu atangira atwibyire tugire kuri karere yo gutera tatu atuganirize nyine bana bro. Welcome to YouTube Oliver TV show. Yes sir. Meze gute? Meze neza. Everything is blessed. Everything is okay. Okay, noneho tugira amazina yawe unasuhuza abantu twibwira n'iki? Banyita amazina yanjye, banyita Gihana Christian. Amazina nkoresha ku mbuga nkoranyambaga Gihana art, Instagram, Facebook, nyine boro zose. Kuvuga ngo ahangaha nyine iyo umaze guhanagura agasikini, nyine umushinga nanjye tugiye gukora gatatu. Umaze guhanagura agasikini, urabona ko ngiye kumukorera cover-up. Ubu ngubu nayo imaze guhanagura skin neza. Ino boro niyo bita stencil. Stencil rero ikora nkavuga ngo iki, si nko gukopiya wenda ikintu runaka washushanyije ku ruhande. Sigaho gake cyane. Aba ari amavuta ariko yabugenewe. Yabugenewe akora kopi. Aya mavuta nyine urabona mba mfite igishushanyo ku ruhande runaka cyangwa boro ngiye kumukorera. Like nk'iyi ngiyi tugiye gukora kano kaboro. Gutya mba nagaciyemo, mba nakakaribona. Katwereke neza. Kubona ni buffalo. Indogobe. Inka indogobe. Kano kaboro bakita imparage. Imparage ariko yo mu misozi nyine za Nuza ari haruguru. Boro niyo yagiye gukora kabisa, yagiye kumashushanyaho. Ngo tugiye gukurikirana process zose. So brother, ibi bintu ubimazemo imyaka ingahe? Mbimazemo imyaka igera muri 2. Ni akazi koroshye? Ntabwo ari akazi koroshye, kuko nyine uruhu rw'umuntu ntabwo aba ari ibintu nyine byo kuba wapfa nyine kuba wakora uko ubonye. Gutyo ubu ngubu mba ngiye guteraho ka kantu kanjye. Uragiye kuhita ubona ikintu ya mavuta ashinzwe. Ukagashushanya? Ndabanza nkagashushanya, nkakadizayininga. Kugira ngo ukamufateho usigaho ya mavuta nakweretse. Ayo mavuta bayita stencil. Nuko gutya tayari bityo byabaye. Cyangwa mba ngiye gutangira rero gukora. Ubu ngubu wamaze kudekarika? Ubu ngubu tayari amavuta n'izo samushinze. Twatangira rero. Genda uganiriza aba bantu nyine ubwira ukuntu tatu kugira ngo umuntu ayitere ni uko azi gushushanya, cyangwa no gutera tatu ni ibintu muniga, cyangwa uzi gushushanya na tatu wayitera? Uzi gushushanya tatu wayitera, utanazi gushushanya tatu wayitera, ariko nyine biba byiza cyane iyo ubizi, kuko n'ubundi nabyo ni ugushushanya. Kuko nyine cyane abo bantu nyine nibo banahari cyane tu. Uba usanga nyine azi gutera tatu ariko ntabwo azi gushushanya. Icyo gihe usanga nyine yarateye nk'umuntu tatuwaje, nyine gutera tatuwaje
bisaba byibuze ko uzi no gutera tatuwaje ngo umuntu imufate byibuze ugasanga nibyo byonyine azi. Ubwo rero aba ari ikibazo gikomeye nyine. Ibi boro byatunga umuntu akabaho neza cyane. cyane. Ni akazi tu, ni akazi n'akandi kose kuko nyine kano boro nyine bisaba kuba ubirimo nyine tu. Nk'ibi bintu ufite umuntu ubireberaho uvuga ngo ibi ngibi ni umudu wanjye muri kuko ibi ngibi ngiye navuga ko ari kariyeri urimo, sibyo? Buriya hari umuntu waba ugenderaho buriya kugira ngo nyine ube inspired. Baba bahari ariko nyine kubavuga nyine mba numva atari ngombwa tu. Oya, abantu bari mudo wawe barahari pe, baba bahari. Ikibazo baba bahari ariko nyine ntabwo ari ngombwa. ntabwo ndi kumva nyine ntari kabisa kubavuga nta kintu byaba bitwaye, ariko ntabwo ditayari kuba nabavuga ariko barahari, barahari kabisa. namukwereka ubu ngubu mba nangiye nyine gushyiramo umuti nyine muri rwa rushinge nyine. urwo rushinge ko mbona bihagaze nta bya danje turaruregera nyine tu. imashini nyine aba ari imashini nyine yabugenewe, ugabanya volte ukazongera iki kandi ikabikora neza nyine tu. iyo mashini iba iguranwa nangahe? imashini iyi ngiyi igura nk'ibihumbi 350, ibihumbi 400 aho ngaho kabisa, biterwa. ni ukuvuga ako ngako umuntu agafite yakorera ikintu byinshi cyane, byinshi cyane kabisa. kandi kanunze, kaba kanunze gutya kandi mba mbayeho nyine ko nta kibazo mba mfite kabisa. Nta kibazo cyanjye kabisa. kano kaboro ndi gukora kugira ngo mbe nkareba ku ruhande nyine, ukareba ariko ubona akazi kari kawe kugira ngo nyine bibe ari neza mbese. iyo mashini igura ibihumbi hafi 400 gutya. ni ikibanza kabisa cya harya hafi aho ngaho kabisa, za mu Busanza. gutya ubu ngubu utangiye gushushanya. mba natangiye. umuntu ushushanya we ntabwo aba arimo kubabara buriya. ntabwo aba ari kubabara cyane, yego urababara ariko nyine si cyane kuko ntabwo ino boro nyine ntabwo yakurya ku rwego utayihanganira. So guys, mwarebye kiriya gishushanyo umuntu agishaka inbox kuri makeya tukugurira ibintu bya fresh. ubu ngubu iyi boro kuyishushanya gutyo ubwo byasaba n'igihe kingana gute buriya kugira ngo birangire? boro iradutwara nk'amasaha byibuze agera muri 3 cyangwa amasaha 2 n'igice aratera. mu kuyitaho mbese. Mbese ni izihe challenge uhura nazo muri uyu mwuga wawe? ni gutya nyine ntabwo ari njye njyenyine tu. ni izihe challenge uhura nazo muri iyi kariyeri? challenge nyine
nta kindi nyine ariko ni kuri buri artiste bose ndakeka. Ni imyumvire nyine y'umukiriya tu. Umukiriya nyine umuha amabwiriza nyine kuko iyo tatu uyirangije ntabwo uyifata nyine nk'aho bise birangirira aho. Ukomeza kuyitaho nawe ubwawe nyine uyisiga amavuta nyine uyifata neza tu. Umukiriya rero aragenda akayifata nabi ukahita usanga agiye nko mu mazi nyine ugasanga ntagaritse ngo ni ikire. ukuvuga iyo umuntu bamaze kumutera tatu ubwo nawe aba asabwa kwiyitaho kuyiha kugira ngo imere neza nyine. bisobanurira abantu ako kantu ni akantu kari sensitive byataho abantu batazi. Niko bigenda nyine uri kumva tatu iyo umaze kuyikora kumva uba uri nk'igisebe runaka nyine ariko ntabwo ari nk'igisebe ariko ibyo byose nyine kubera ko umuntu aba ari gucishamo runo rushinge ari gushyiramo umuti nyine usanga hameze nk'aho hakomeretse tu biba bisaba rero kuhoroshya wasiga amavuta. Ugasanga rero umukiriya ntabwo abikoze nk'uko nyine bimeze cyangwa ugasanga hari n'ukundi kuntu tatuwaje nyine uko ikira iri kugenda ikira ubona wagira ngo yatangiye gusibama. Icyo gihe rero umukiriya nanone ahita atangira kugira ubwoba avuga ati oya avuga ati ibintu byanjye biri gusibama dusubiremo. Kandi mu by'ukuri tatuwaje uko itinda niko igenda igaragara, uko imara igihe ku ruhu niko igaragara kurushaho. Nk'iyi tatu umuteye izamara imyaka ingana cyangwa niyo uziranye? Iyi ngiyi kabisa iyi ngiyi agomba kuyimarana igihe gihagije itarasibama kabisa ntabwo yasibama. Ni ukuvuga n'imyaka 10 yashira kabisa. n'ubu uba uterera angahe kugira ngo n'umuntu uri kutubona yumve ari yaza yitwaje? Turavugana turumvikana ntabwo ibyo ari byo byose nyine ufite gahunda ntabwo kuvuga nta price zinoza biterwa nyine nkuko waje oya nanone biterwa ntabwo tatuwaje zose ari zimwe tu. Rero hari tatuwaje nyine iri challenge nyine uri kumva kuri amasaha menshi byaba byose nyine nawe urabibona ko ibiciro nyine bigenda bisumbana bitewe na boro ugiye gukorera. So guys, umunsi content ni iyi ngiyi muri kubona ko umusore wacu arimo gutera tatu umuhati waganje ukeneye support ukeneye amaboko yanyu iyi ngiyi ni byo twabwiye kuri Oliver TV show tuzajya tubazanira buri mu content wese buri muntu ufite mwiza talent babwiye ko hano we only give talent. Rero uyu munsi bagiye kuduterera tatu ngiyo yayitangiye yadusobanuriye ubwoko bw'iyo tatu bw'iyo mashini ikintu ikora. Hano hari utuntu nshaka kukubaza. N'aka gaboro kameze nka spray gakora iki? Kano aya ni amavuta twabitangiriye wambwiye ko ari amavuta usiga umuntu kugira ngo ushyiraho nako ntabwo yariyo. Aya mavuta yo ni ayo guhanagura uruhu nyine gukuraho utuntu tw'utubagiteri byose kabisa nicyo kintu ashinzwe nyine ukaba wanakuraho ubwoya nyine kogosha ubwoya nyine. None se tubwire ubuziranenge bw'iyo ayo marangi uri kumusiga. Aya marangi izi ni inki nyine hariho ubwoko bwinshi bw'ama inki. Yewe nyine ubu bwoko ngiye nkoresha ntabwo abandi nabo barahari babukoresha abenshi usanga bakoresha ngo dinamike ngo niki nayo irarenze ariko ni inki nyine nayo ni nziza nyine tu. Ino boro ni nziza nayo rero hano inyuma handitseho amategeko nako amabwiriza yayo
nta kibazo ziba zagira mu ruhu, ziba zikoze nyine, ino inki iba ikoze mu buryo bw'ibimera, ikoze mu bimera baba baraterateranyije bikabyara iyi kureri nyine ushobora kwandikisha umuntu ku ruhu. Ni ibihe bimera bikozwemo buriya? Biba byanditseho, sinabasha wenda kubisobanura byose, ariko ni mu bimera tu. Ni ibimera muri so guys, reka rero turebe ukuntu akomeza kuyitera, natwe turaza kugenda tubana natwe, turarangizanya noneho tuze kubereka final result y'ukuntu kopi yacu yarangiye. So people, we are coming again, tugiye gusoza show yacu twatangiranye. Content yacu y'uyu munsi twari kubereka ukuntu umuntu yakora tattoo. Twaganiriye n'umujene mutoya ubikora, adusangiza kuri experience yiwe no kuri kariyeri ye. Noneho dusoza show, reba final result yacu twatangiranye. Muri kubona final result yacu kabisa, muri kubona ukuntu imeze, muri kubona ukuntu imeze kabisa. So noneho tugiye kurangiza atuganiriza, adusoreza show, atubwira nyine n'utundi dukeya, ubundi dusoze kabisa. Noneho tubonye boro yawe ukuntu irangiye, iki boro wayivugaho? Iyi boro isobanuye iki? Murabibona ukuntu, mwabonye ukuntu twatangiye ya indi ya mbere, tugitangira reba ukuntu yasojwe rero. Aribyo byadutwaye amasaha angahe? Amasaha atatu. Nyuma y'amasaha atatu tumaze gukora itatu, ni kavarapu ya tatu yari afiteho mbere ariko atari yarishimiye. Iyi ni inyamaswa murayibona, bayita imparage. Imparage iri mu birunga. Iki ni ikirunga, iyi ni imisozi ibona. Bishatse kuvuga yuko ibintu ari neza. Noneho ni iki wasaba n'abafanzi bawe, niba ufite abafana? Abafana banjye ntibabura. Ni iki muri usaba abantu kugira ngo ibikorwa byawe bikomeze gutera imbere? Ikintu nababwira nyine ni baze dukore ibintu birenze nyine. Tattoo, ushaka art nyine, boro paintinze cyangwa iki byose ndabikora, ndi umu artiste rero nyine support yabo mu kunyigaragariza nyine, bagira ute baneza imbere dukora bitandukanye. Ubwo rero dusoza, icyo wabwira abantu badusoje? Icyo nabwira abantu, kurikirana ibintu nkora, banyita Gihana art. Ibintu byiza cyane bya danje. So guys, we end the show. Turi kumwe kuri Oliver TV show.